we Eminyawe bure yaza kutugana ntago biba byaramubayeho ni ibivugo nibyo twumva mu magambo no kuvuga ngo nimero yacu ni 078 ibintu bya Bosco Empire na Raila se wabyizera utabyizera se nese ntago bihagaze hose ntago ngiye mbihagaze biswa mama we shabira ibintu ninde muntu byanga nako urabyanga se ngantera ibuye oya sawa rero nuvuga ngo rero rata n'Imana yararemye nagukenera mbabarira ibyo reka tubireke aho uri bunyira Imana nihaze nuvuga ngo ntago mba naje gutyo gusa Let me take time greet every person where you stay. I think nizira ko mumeze neza cyane, niba utameze neza wihangane kandi ukomere. Nitwa Jean d'Amour, kuri kamera zacu turi kumwe n'umumama mwiza wambaye imituku ni orange n'imituku, iryo bara ni irihe? Iravanze n'umutuku. Okay, reka dufatishe umutuku bajya bavuga ngo abantu bambara imituku babagira urukundo romantique byatari. Ahangaho hagaze uti nanjye ngira urukundo cyane yego iyo ukunze urakunda for real iyo nkunze ninjiramo ndani nkacengera pe neza cyane hanyuma ninde turi kumwe dutangire tubwira abantu turi kumwe kugira ngo baze kumenya bamenye ngo ninde turi kumwe kuri Huza 250 kugira ngo wenda ibyo tuganira kandi by'ingenzi bibagira n'umumaro bamenye ninde uri kubitanga. Muri kumwe n'umumama bita witwa Mukashyaka Angelique. Mukashyaka Angelique umutantine uganiriza abantu ku byingo ibintu nk'ibyo. Yego Angelique, iyo umuntu bavuze ngo ni tantine harimo nk'umwana ufite imyaka mike yatavuze uriya adufasha imirimo mu rugo. Yego sobanura ubutantine ubu uriwe. Nukuvuga ngo kuba mvuga ngo ndumutantine w'abakobwa bagiye gushinga ingo nkaba n'umutantine w'abamama bafite ingo nkuko nanjye mfite urugo mbega ntago ari kuvuga ngo ndubutantine bwo kuvuga ngo nubukuru cyangwa se n'umukozi wo mu rugo n'umutantine wese ugira abantu inama ngira abantu inama bagiye kubaka ingo n'abazifite ibintu nk'ibyo ari ukuntu ushaka kuvuga ngo ugira abantu inama bafite ingo right wenda bubatse nk'umukobwa utari bakavuga se ngewe nta nisi wangira inama y'iki kandi ntaye nubatse ariko niyo nzira abazashaka n'ubundi. Yego muri iminsi kuri social media ku mbuga nkoranyambaga hariho ikintu cya Eminyawe n'umugore nabonye ngo umugore atanga ikiganiro simbizi neza ariko nabonye bavuga ko umugore yatanze ikiganiro avuga ko batandukanye nahoze mbona bitwa ba Raila bavuga yuko ngo na Bosco Empire yavuga ngo Emi baratandukanye ngo kubera ko ngo atari ibintu bitagendaga neza mu buriri. Niki gishobora gutuma umugore n'umugabo batandukana mbere yuko tujya muri ibyo ngibyo byabo? Ibintu bituma umugore n'umugabo batandukana ni byinshi. Yego ni byinshi pe kuko ngewe nago navuga ngo ndi umuntu mukuru ariko nabiciyemo ndabizi ni byinshi. Hari kuba umugabo atubahiriza inshingano ziwe mu rugo, urugero kudahaha se nabyo birimo. Hari ukudahaha hakaba mbega hari inshingano nyinshi abatubahirije gusa cyane hari inshingano yo kutamenya kutubaka urugo neza kandi n'ubundi guhaha umugore abaravuye iwabo ibyo biryo abibona ntago guhaha ibyo bituma umugore urugo rusenyuka ndakeka kuko n'ubundi umugore byanze bikunze ubukuri iki gihe turimo umugabo abakora n'umugore akora umugabo atahashye umugore arahaha ariko nanone hari ikindi kibura umugore aba akeneye ku mugabo ubwo urugero icyo mvuga nuko tubaka urugo neza kudaha umugore keya kubaka urugo mvuga ni bijyanye no kutubahiriza inshingano zo mu buriri. Yego kutubahiriza inshingano zo mu buriri ntazikore neza cyangwa se ntanazikore rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo. Yego none se tuganire wenda mbere yuko tujya mu byukora nabonye ufite na products ku ruhande watuzaniye thank you. Ndazibaha nazo yego hanyuma umugabo nyawe kubaka urugo cyakugenda neza mu buriri byagakwiriye kuba byapimwa bigashoboka. Ogera mikoro
kugenda neza nyine kugira ngo bigende neza mu buriri cyangwa se kubaka urugo byapimwa bigashoboka nyine byagakwiye kuba akora igihe kingana iki cyangwa se bigenza gute mu magambo make. Okay, ni ukuvuga ngo kubaka urugo hari nk'ubu ushobora kuba sinzi nimba wubatse ntago mbizi. Yewe ndubatse. Ushaka kuba wubatse sibyo ariko ukaba ugera ku mugore wawe ugakora nk'amasegonda 2 iminota ingahe kandi twebwe abagore umva nimba ari abantu dutinda n'abagore twebwe dutinda kurangiza pe. Yego. Ni ukuvuga ngo rero bisaba byibura nk'iminota 30 iminota 40 hafi isaha yose ibintu nk'ibyo. No kuvuga ngo nimba ugeraho iminota 5 ukaba urananiwe aho ngaho rwose ntago urugo ntago burwubatse neza. Ese ntana wenda mbere ko tujya muri iyo miti kugira ngo baze kumva neza ibintu uramutse utazi kubikora ariko inshingano zose uzuzuza mu rugo ntago waba uri umugabo. Nabakareka neza ubwo urumva uri umugabo. Kandi abana ishuri ruraryishyura. Kare umugore aba yarazanywe n'ikintu kimwe iwabo kurya abibibona. Kubyara yanagenda hanze umuntu agakozamo gutya akamutera inda akabyara. Icyo abashaka niyo sexy ibyishimo byo mu buriri. Kandi n'umugabo nanene ndakeka umugabo utamuhaye neza ikibazo cyavuka yagusenda da. Yego ndi gusa nk'ukujyana hirya nkumva ntubishaka. Reka twigire mu kiganiro nyamukuru ku bijyanye n'ibyo ukora ku bijyanye no kunoza amabanga y'urugo cyangwa se gukora kubaka urugo mu magambo makeya. Umugabo nyamugabo ufite ukabigenza cyangwa se ubikora bigakunda yagakwiriye kuba akora igihe kingana iki yubaka urugo igihe kingana iki. Yego byibura urugero ntamunanije cyane guhera nko mu minota 30 kuzamura. Ko numva ari hatari. Nibyo nibyo bita gushimisha umugore bituma umugore atararikira undi mugabo bituma nta mugabo wagusenyera waza ngakwinjirire yakwinjira gute se kandi umugore wawe wamushimishije. Umugore bura nta kintu cyiza nko kurangiza k'umugore nibyo byishimo by'umugore rero. Ariko iyo bigeze muri ya bintu mwebwe mwikururira amarangamutima mukibagirwa abagabo kuki mwumva niba wenda umugabo arangije of course cyangwa se asoje reka mbivuge gutyo kuki niba umugabo arangije mwumva ko nyine imbaraga ze zarangiye mureke aruhuke kuki ibyo bintu mutabyumva? Bira bintu birababaza rero ntago mwebwe ntago wenda wowe kuko muba mwarangije ntago mubizi banga uburangije ariko hari undi muriro uba wakije mu mubiri wundi wa mugenzi wawe bango nimba ngiye turyamanye tugakora sexy ukarangiza njyewe ntararangiza ngiye sigara mpagarana cya kibazo cyo kuba unteye ubushake ukora sexy ukanandongora sindangize icyo bari ikibazo gikomeye sigara mpanganye na bya bindi naba kandi mpamvu ituma umugore ashobora kugenda agahura n'undi mugabo akaba yaguca inyuma. Ubwo impamvu zituma umugore aci umugabo inyuma harimo no kuba bitagenda neza. Hari kuba bitagenda neza mu buriri. Nta ngeso ishobora kubaho se? Yego simvuze ko nta ngeso hari ababikora by'ingeso ariko cyane cyane umugore wamurika abagore turi inzabya zoroshye umugore wamushimishije wamukoreye imibonano nk'uko abishaka neza akarangiza ndakeka n'undi mugabo ntaho yamuhera wenda uwamushika wenda yamushikisha ayo mafaranga ari umugore watwawe n'irari yamushikisha amafaranga cyangwa ibindi bintu ariko segisi yo rwose ntago yamushikisha ariko atarangije nawe urabyumva baramugutwara dore mpamvu mva ngo habaho babasore bato uko wowe wambwiye ngo urubatse hari abo njya mbona bajya kungana nawe batwara abagore b'abandi neza ngo bakazisenya neza. Ariko hari ikintu mudushinza ibintu bya ko abagabo tudakunda kubikora cyangwa se kubaka urugo neza ariko hari n'abagore biba bitagenda neza n'ukuri ndabizi cyane. Yego hari igihe umugore agera mu rugo akirara akavuga ati n'ubundi se ko umugabo mufite ubundi nashake akumva nyine ko nta kindi kintu kimureba yakora ariko umugabo nyine hari ibindi byangombwa bakeneye gutegurwa guhabwa nawe se erega n'abagabo bakirera guhabwa abasegisi neza narone umugabo umuhaye nabi nyine aragenda ajya mu bandi da. Yego icyo ni kimwe. Icya kabiri ntekereza bijyanye n'ibyo njya mbona muri comment aho mukora ibiganiro cyangwa n'ahandi mbona abakora ibiganiro bimeze nk'ibi ngibi
navuga ngo hari n'abagore bitagenda neza mu buriri. Yego. Nukuri Ange nyine ugasanga nibyo umugabo ni tayari iyo minota 30 ni wavuze kuzamura ni myiza ariko n'umugore nawe ntago yego nabyo ibyo birashoboka ariko akeshi bituruka hari igihe umugore aba yarikinishije cyangwa se n'umugabo hari igihe izo ngaruka nawe ziza kubera kuba yarikinishije kwa kundi wambazaga ko kurangiza k'umugabo hari igihe umugabo atinda kurangiza kubera kwikinisha urabona hari igihe umugabo yifuza umugore wenda atari yashaka akiri umusore afite nk'umufiyanse akavuga ati reka mutinye ntago najya kumusaba ntago nagira gute nzamusaba twabanye akavuga reka aho kugira ngo njye kumuca inyuma reka ibyo bita ngo gutera akanyamerika agatera agahita ajya Amerika akayiguruka ugasanga nyine nabyo bizanye ingaruka ejo yashaka ugasanga kugira umugore santima biranze bikaba ngombwa yuko azajya akora imibonano ari uko yikinishije yabona n'umugore akabona nta kintu avuze imbere ye yanabikora akaba ari ya masegonda nari kukubwira cyane rwose birashoboka pe ukaba uri kumwe n'umugore ntumugirire santima wanazigira akaba ari kwa kundi kudonyaho gusa ariko yakwikinisha kumva nibyo byishimo byiwe n'umugore rero hari igihe bibaho pe biriya bintu byangiza mu bwonko kandi gushyukwa ni mu bwonko santima zituruka mu mutwe ushaka kugira ubushake ni mu bwonko hanyuma ubwo twemere ntiyikinishije umugore right ariko hari ibindi njya numva abagabo bakunda nyine right nibyo niko kuri ugasaba base uriya mugore mwana arakomeye uriya mugore ni light ntiyoroshye nyine just ibyo ngibyo nabyo bishobora kuba impamvu oya hari igihe nyine umugore aba atoroshye ariko nanone biterwa hari igihe aba ari uburwayi hari n'igihe aba ari umugabo ugenda gakeya wenda nyine hari story z'abagabo ujya uzumva cyangwa se z'abasore gushanga uriya mukobwa gucanga happy pe cyangwa se umuhungu agatambuka abakobwa bakamwibaza ngo uriya mutipe ngo reka ngo ntakigenda ngo gutera umwe akagagara cyangwa se ngo nta nekigenda ibintu nk'ibi ariko ni za ngaruka nyine n'ubundi nahoze nkubwira zo kwikinisha yego ariko gusa njye ndi igisubizo cy'ibintu byose naje ndi igisubizo cy'ibintu byose ari abo ngabo bahura n'ingaruka zo kwikinisha ari abo bagira ikibazo mu gutera akabariro bamwe navuze nyine bakora amasegonda 2 bose bafitiye igisubizo abo ngabo bose nabatekerejeho ni ukuvuga ngo mba mbizi neza ko baba bafite ingaruka nyinshi zo kuba basenya kandebe Yohimbe nize nabi muraza kwihangana Yohimbe iyo ngiyo Yohimbe ni wa muti umuntu akoresha ukatuma za ngaruka nyine bafite zo gutera akabariro yego za ngaruka bafite zo gutera akabariro zivaho cya kibazo nyine nakubwiye zo gukora amasegonda ngahe ibintu nk'ibyo iyo niyo yitwa Yohimbe hari iy'umugore hakaba n'iy'umugabo ni ukuvuga ngo umugore yayikoresha umugabo akayikoresha reka nsome neza ko niba biri mu cyongereza tuba twarize ikinyarwanda nta kibazo ariko n'ubundi turabasobanurira yego how to use and a teaspoon of Yohimbe to a hot drink and do it twice per day nuvuga ngo iyi ngiyi unywa ku munsi ndumva unywa 2 ku munsi right unywa 2 ku munsi ni mu mazi ashyushye right Yohimbe ifasha ba bantu navugaga bafite ingaruka yo kuba barikinishije baba ni kubwiye bakora amasegonda 2 bandi batera umwe bakagagara irabafasha ko yagurukara nibwo yahinduka akaba kaneza neza yaguruka neza ni ukuvuga ngo mbega uyu muti wagufasha kudasenya urugo rwawe rugiye gusenyuka ufasha ba bantu bikinishije kuba wabasubiza mu murongo neza akaba yabasha gukora imibonano akaba yamara n'isaha yayimara
yego rwose ugashimisha umugore kandi akishima neza cyane kandi ukagira santima mu buryo bukoroheye atari bya bindi byo kubanza gushakishiriza mu kwikinisha kandi nanone ikindi igifasha n'umugore ntabwo ari umugabo gusa yego ikoreshwa n'umugore dufite iyi ngiyi ni iy'abagabo ariko dufite n'iy'abagore harikoreshwa n'abagore ba bandi nyine nabo nakubwiye erega n'abagore barikinisha by the way yego kuba rese aribo bazira kujya muri Amerika nabo barikinisha nabo rero ntago twabibagiwe nabo igisubizo cyabo kirahari nawe yo himbe yabirahari yabafasha kuba bashimisha abagabo babo neza mu buriri batagendeye mu kwikinisha rega kwikinisha byageza mu mutwe ari tukirawo nayifite n'umuti wawe by the way ndaza kuguherega buriya nawe nubwo utabivuze wasanga bitagenda neza ndaza kuguhaho uzambwira yego niba bitagenda neza uraza kumhanya hari ikindi kintu tujya abagabo dukunda tujya uvuga ngo uriya ni muzima arayigurisha right gutya ku isura imvurira ya mvura yo mu buriri mwiturenganye kuki muri kurenganya abagabo abagore bo icyo kintu mwagitekerejeho ko namwe bishoboka ko nawe kandi yego ariko nabo igisubizo cyabo nabo kirahari umugore uzi neza ko atabasha kugwisha imvura neza ndavuga imvura yo mu buriri nawe twamutekerejeho nawe umuti we urahari kanimero nyisubiremo mugabo uzi ko ufite icyo kibazo cyo kuba warikinishije neza nk'uko bikwiye ngo ubake urugo rwawe n'umugore uzi ko afite izo ngaruka nawe izo ngaruka abagabo bagira n'abagore barazigira nese ubwo umuntu yababona gute rega mani tuba turwaye turi benshi erega ntago mba nabibagiwe igisubizo kirahari uvuga ngo abakobwa bafite icyo kibazo cyangwa se abamama reka mvuge n'abamama kuko abakobwa nabo ni abamama barayakunda pe ushyire kw'iyo mpande eshatu biriya bintu ninde muntu byanga urabyanga se ngantera ibuye oya sawa rero ni ukuvuga ngo rero n'imana yararemye mbabarira ibyo reka tubireke aho uri bunyire imana niyihaze ni ukuvuga ngo ntago mba naje gutyo gusa bagomba no kubaha nimero za telefone zacu mukabasha kuba mwatugira abantu bafite icyo kibazo cyangwa se mukaduhamagara twanabasangaho muri cyangwa se tukanabaganiriza cyangwa ubufasha bwose mwadukeneraho twabubafasha imiti twayiboherereza byoroshye niyo waba uri mu ntara niyo waba uri hanze ahantu hose cyane cyane ko imiti yacu ntabwo iva mu Rwanda oya miti yakora indege ariko nitujya tuganira tujye tuvuga ariko se reka nkubwire rero ntukajye unsuzugura urabona ngewe nazana ibintu biri aho bya feke siko nkuzi pe iyi miti yacu ituruka hanze uziko najya mu ndege uzayijya kabari wajya mu ndege nzayikujyanamo humura nyine iyo uvuze ngo umuti ubusa umuti urambye twigendere rata kambabwire nimero yacu ya telefone dukoresha 078 75 35 12 4 yisubiremo kanzi subiremo arakantu ka mutabaruka njya numva gasubiremo ako kantu 078 75 35 12 4 iyo ni nimero yacu ya telefone dukoresha waduhamagara aho waba uri hose waba uri hanze y'igihugu wanatwandikira no kuri WhatsApp bigashoboka aho waba uri hose waba uri mu ntara aho umva upfa kuba uri mu abasomana kwandikira ashaka gutereta harimo abantu benshi mbese urabona naraciye imbyaro ku buryo ntatereteka yego none hanyuma ko nabonye wazanye ibipaki byinshi uwo nguwo uyu nawo nsobanurire uyu nawo ni umuti nabazaniye nababwiye ko naje ndi igisubizo cy'ibintu byose nabonye ufite ibipaki byinshi ko nyifitera nabanje imana hari akantu twajyaga tuvuga ngo nabanje imana hari n'indi myinshi ntabwo ari iyi gusa hari n'indi myinshi uyu muti nawo wowe witwa
puderi. maka puderi Ubwo ni maka powder mu cyongereza. Yego. Tujye tuvanga n'indimi. ariko n'ikinyarwanda none ntago twakibagirwa. Maka powder. Ko ndi buri mu gifaransa anirashe. Nakubwiye ngo imiti yacu ntago iba hafi ahangaha. Yego. Gusa icyo mbona nuko ari natural therapy. Ubwo wenda ukorwa mu biremwa mu bimera gakondo, nyine bimera bisanzwe. Yeah, right. Nibyo? Natural therapy ni bimera nko avuga ngo amadegede, uruyuzi, muravumba, umubirizi, nicyo bita nyine n'urugero. Wenda reka ngiye ngawe n'urugero. Nabo ntago twabibagiwe, nabo twarabazirikanye. Bayita superfood maka powder cyangwa maka puderi. Aho ikaba ari 100% igizwe n'ibimera 100%. Nibyo hanyuma yego ndi kubona ngo igizwe n'ibimera 100%. Ariko nakozwe mu bimera. Yego ni natural cyangwa se natural therapy niko bayita. Ibindi ni igifaransa. Yego ni ibyo ahubwo komeza usobanurire ko ari agashusho kaga ni beterave na gatunguru. Iyo ni imiti ikoranye nayo. Iyi niyo maka. Ntago namenye njya mbibona kuri Google. Maka burya njya mbona kuri Google. Ahubwo unagiye kuri Google, kuri Instagram hose ugakandaho ukandikaho maka powder ibintu nk'ibyo. Uhita ubibona. Yego ni imiti izwi ahantu hose hanze. Kandi none ikindi cya kabiri uyikeneye niyo waba uri Burayi aho waba uri hose. Iminsi 3 yonyine tuba tuyikugejejeho. Ariko urabyumva uri i Kigali. Ubu umuntu wibereza Australia yamugereho iminsi 3. Ndakubwiye ngo iminsi 3 wowe uyimbaza iminsi 3 uri Burayi urebe iminsi 3 irabikugezeho. Yego. Neza cyane rwose ko tuba dufite n'amashami ahantu heshi cyane. Kandi tunayikugezeho byihuse kandi. Yego ngize amahirwe nahoze nifuza kuba naganira n'umuntu umwe ukora muri ibi bintu by'imiti ifasha kongera bakanyabugabo cyangwa se gukemura kongera ubushake. Yego. Nuvuga ngo ari umutima z'iminsi mbona bita ngo Maxman ndumva nabonye kuri TikTok. I think TikTok, Instagram simbizi maho ngaho. Iyo boro niba ari Maxman niba ari iki urayizi se? Yego cyane kuko nayo turayifite. Ni yanyu nayo ni yacu kuri TikTok irongo Maxman ugasanga umuntu ari TikToking abandi barimo ngo sheri wanjye ni umu TikToker ahubwo harimo ngo Maxman. Yego iyo nayo nyimbwire. Yego ni umuti dukoresha ariko wowe uri mu buryo bw'amavuta. Ni ukumasa ufite igitsina gitoya kiri vuba nimba ushaka ko kireshya nk'akaboko kanjye nawe urabyumva biterwa nuko bishaka. Urafata umuti Maxman ukasigaho ugenda umasa nkuko nyine wamasa wenda akaboko wavunitse cyangwa se uri gukora massage iminsi mikeya icyumweru kimwe igitsina cyawe cyaba cyanganye nkuko ubishaka. Nuvuga ngo mu magambo make umuntu ndi kuvuga kuri ba bantu batabasha kugerayo kugezayo neza. Ubwo umuntu ayikoresha ari 3 cyangwa nyine sobanurira twigire no ku ngingo. Ni ukuvuga ngo biterwa n'ikibazo ufite. Umimba ufite ikibazo cyo kuba warikinishije. Ndi kumva tugufitiye umuti. Ufite ikibazo cyo kubamenyera kwikinisha ukaba urangiza vuba ukaba udakora segisi ngo ushimishe uwo muri kuyikorana cyangwa se uri kuyikorerwa nawe akaba atabasha gushimisha uri kuyimukorera. Nawe umuti we urahari. Bivuga ngo ubwoko bwose bw'iyo miti turabufite. Yego. Hanyuma ibi wenda nibyo twaganirago niba nta kindi kijyanye n'ubuvuzi bwawe, right? Niba wanyemereye kuma ikiganiro ngo tuganire nanjye mba mfite ibyo nkubaza. Nta kindi wongeraho kubyo uganira wenda kujya mbere nanjye kujyana muri sije yanjye. Icyo nongeraho nuko mbabwira ngo mutugane tubafashe. Yego, ongera babwira nimero wenda basi mbere yuko tugira. Mwe gupfanirana mwe kwicwa n'agahinda mwe gusenya ingo zanyu kubera icyo kibazo. Ari byo bya bindi byabaye kuri runaka. Rega nabibonye nawe Eminyawe bure yaza kutugana ntago biba byaramubayeho. Ni ibivugo. Nibyo twumva mu magambo. No kuvuga ngo nimero yacu ni 078. Ibintu bya Bosco Empire na Raila se wabyizera. Utabyizera se. Nese ntago bihagaze hose. Ntago ngiye mbihagaze. Bisa mama we 078
75 35 12 4 078 75 35 12 4. Ikindi cya kabiri nimero yacu muraza no kuyibona hasi ku kiganiro, muraza kuyisangaho, utayumvishe neza araza kuyisangaho. Mutugane tubafashe mwe gusenyera zanyu. Uyikomfirime rega hano ni iwanjye uko nzi ko ntajya iwawe. Norese kuki naje kugusura? Kuki naje kugusura? Nese kunsura bivuze kuntegekera urugo. Yego komara. Okay, ndasabye sintegetse by the way. Hanyuma dusoza, iyo ubona umugore ajya ku mbuga nkoranyambaga agasebya umugabo we ko yamubaniye nabi, ko yagize n'iki, ni ibintu bikwiye nk'umugore mugenzi wawe? Ariko bajya bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Wenda mwe ko mubona gusebya no gukira, ariko abavuze ukuri. Kandi nashyizemo akantu kitwa gusebya. Gusebya no kuvuga ikitabaye, cyo bita gusebanya. Nese yansebesha ikitabayeho, ngubu uje tugakora segisi ntunryohereze, ntsindanyize, nkagenda hare ukasanga kuri TV runaka nkabivuga. Uramaze. Umugore se turabayobewe. Nukuvuga ngewe wibwira yuko ntabivuga. Ruvuga ngo ikiriho kiravugwa. Ushaka gukira indwara arayirata. Ni nayo mpamvu ndi kubabwira ngo muze tubafashe. Ni ibyo bintu byo kujya kuvuga ngo ku YouTube ngo runaka ngo umugabanye wa gutya ngo gutya na gutya hoya. Wewe ngo muzana uwo mugabo wawe, nimba uri umugore ukabuze ko umugabo afite icyo kibazo. Nimba uzi ko umugabo afite icyo kibazo, muzane tumufashe. Kuko ubu tuba turi kugufasha nawe wifasha. Iyo umutuzaniye turamufasha, iyo ndwara ushaka gukira indwara arayirata. Yego, hanyuma wenda dusoza, iyo ubona nk'abantu ku mbuga nkoranyambaga bari gusebya Eminyawe, bari gusebya abagabo bandi, usanga nka Bosco Empire, Rayira n'abandi bati Emi ntibyagendaga neza mu buriri, batabihagazeho, ubona izi mbuga nkoranyambaga ziri kutuganisha ye Anje? Abacira urubanza kuko ntago namenye nimba batabihagazeho. Gusa nanone ntago ari ngo nababwiye ngo nimba mufite ikibazo, nababwiye ngo twebwe ngenda umutantine mfite n'abandi bakuru kuri njyewe dukorana kandi babafasha. Niba tugane bahamagare no nimero mbere yuko bajya kuri ibyo bintu byo ku YouTube n'ibyo byose ngo bajye kwirwa bataranga abagabo babo kandi ejo bundi bari kubasebya. Nibaza tubaze tubafashe n'ibyango nabone kujya aho ngaho nzi ko nta kitunana twe turi igisubizo cy'ibyo byose. Hanyuma reka ngushimira nabankoze koze. Wabukoze. Okay, urakoze cyane Anje. Namwe murakoze cyane. Alright, nshimire na Emi Kabaka twe turi kumwe, hanyuma tuzabane mu bindi biganiro. N'abadukurikiye nabo tubashimire kandi nanone muzatugane tubafashe. Astravist.